inkuru nziza ku bakristo mwese aho mwaba muherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abari hanze y'igihugu mu mbibi zitandukanye rwose, ndabasuhuje cyane. Iyi ni inkuru nziza cyane rero ivuga ku ifungurwa ry'insengero. Mu by'ukuri ibyabaye ni birebire cyane, insengero nyinshi cyane ariko atari zose zimaze igihe kinini cyane kirenga ukwezi zifunzwe bitewe n'uko zitujuje ibisabwa, kubera ko icyorezo cya monkeypox cyitiriwe izina ry'ubushita bw'inkende cyageze mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byatumye insengero nyinshi cyane zifungwa, abadepite, abaminisitiri b'intebe bakomeye cyane bagasinya kuri iyo baruwa yemeza ko insengero zigomba gufungwa, bitangajwe na Excellence Nyakubahwa umukuru w'igihugu Paul Kagame, mu buryo bwo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende, mu buryo bwo kugabanya uburwayi ndetse n'impfu bitewe nyine n'icyo cyorezo. Rero niko byagenze, nta kundi byari bugende. Murabizi cyane ko insengero zifunze inyinshi, ariko nanone izujuje ibisabwa kuri ubu zirakora cyane. Iyi ni inkuru nziza cyane rero ku bakristu. Mu itangazo mu by'ukuri ryasohowe n'abaminisitiri mu ijoro ryo kuwa tariki 5 Nzeri 2024 nibwo bemeje ko izindi nsengero zirenga 110 zafunguwe. N'insengero ziri mu ntara zari zimaze igihe kinini cyane zifunzwe, ariko nanone ibi ntabwo bivuga ko izi nsengero 110 arizo gusa zifunzwe mu gihugu, ahubwo ni insengero nyinshi cyane zifunzwe, ariko nanone hari nyinshi cyane zifunguye, muri make nyine zikora cyangwa se basengeramo bitewe n'uko zujuje ibisabwa. Gusa mbere y'iri tangazo hari ingamba zikakaye cyane, bivugwa ko urusengero rutujuje ubukarabiro, mu by'ukuri nk'ibikorwa by'amasuku ndetse n'ibindi bitandukanye cyane ariko byerekeye isuku. Urusengero rugomba kuba rufite ubukarabiro buhagije ndetse rusukuye cyane, ruriho igisenge gikomeye, ruteye amarangi ndetse na karabasasa, rurimo intebe kandi zubahirije ibisabwa, kandi rutari mu kajagari. Mu by'ukuri nyine abakristo baza gusenga bakisagagura, muri make abantu batari bwegerane cyane cyangwa se ngo habe umuvundo bamwe bahaburira ubuzima. Ni ibintu byinshi cyane insengero zari zisabwa kugira ngo zikomeze gusengerwamo, ariko kuri ubu bikaba byorohejwe. Ibi byose ni itangazo ryasohowe n'inama y'abaminisitiri tariki 5 Nzeri 2024 nibwo mu by'ukuri batangaje ko insengero zirenga 110 zifunguwe, zikomorewe rwose, zihawe agahenge. Ibi ni ibintu byose bishimisha benshi cyane. Izi nsengero turi buze kuzireba, nizo tugiye kuza kureba. Niyo mpamvu ngira ngo tubanze tubabwire uko byari bimeze mbere yaho gatoya. Mu by'ukuri byari bikomeye cyane, ariko ubu ingamba zikaba zorohejwe, ariko nanone bitavuze ko icyorezo cya monkeypox cyakize, kiracyahari ndetse cyane. Ibi byose ni Excellence Nyakubahwa wabikoze mu kugira ngo abakristo bakomeze basenge mu by'ukuri, dore ko benshi cyane barakaye, abandi bagafata imyanzuro bahubutse, abandi intekerezo zabo zikajya iruhande bitewe n'uko Perezida Nyakubahwa yari yarabikajije cyane, dore ko insengero zatangiye no gusora. Ndizera ntashidikanya ko twabahaye detaye zose z'uko insengero zigiye kujya zisora. Idini risora menshi twararibonye ndetse n'irisora make, gusa ibyo ntabwo ari byo bituzanye muri aka kanya, ahubwo tujya kubabwira insengero zabashije kuba zakomorerwa. Insengero rero zirenga 110 mu mibare twamaze guhabwa n'inkuru zasohowe n'ibitangazamakuru bikomeye cyane dukesha inkuru z'umwimerere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibitangazamakuru bikomeye cyane twifashisha kugira ngo tubahereze amakuru yizewe, tuyabahera ku gihe, kandi amakuru akoranye ubuhanga, acukumbuye cyane kugira ngo musobanukirwe. Izi nsengero 110 rero bikaba bivugwa ko i Musanze, Gakenke, Burera, Gicumbi, aho ni mu ntara y'Amajyaruguru, habashije kuba hafungurwa insengero 30, aho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Naho mu ntara y'Iburasirazuba hakaba hafunguwe insengero zirenga 40 mu turere dutandukanye tutabashije kurondogora, bitewe n'uko hari uturere tumwe na tumwe tutafunguriwe insengero bitewe no kutuzuza ibisabwa. Rero i Musanze insengero 30 zikaba zakomorewe, muri make nyine zikaba ziratangira gusengerwamo kwa tariki 6 2024. I Musanze tukaba twamaze kuhavuga, aho ni mu Majyaruguru ndetse na Burera na Gicumbi.
mu burasirazuba naho nyine insengero zirenga 40 nk'uko tumaze kubivuga haruguru. Iburengera bwaryo insengero zirenga 20 nazo zakomorewe. Mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda naho insengero zirenga 20 zikaba zakomorewe nyine, zikaba zemerewe gusengerwamo. Urumva rero ko ari insengero ziri kurengaho 110. Mu by'ukuri nubwo hataratangazwa impamvu hari uturere tutafunguriwemo insengero, gusa birashidikanywa ko utwo turere twaba tutujuje ibisabwa nyine, kuko izi nsengero zose nubwo zafunguwe ntabwo ari muri buri karere, kubera ko hari uturere twagiye tudafungurirwa insengero bitewe no kutuzuza ibisabwa. Reka rero nkubwire ngo nuko bimeze. Iyi rero ni inkuru nziza cyane. Wowe mukristo aho uri hose ndagusuhuje, nkwifurije ishya n'ihirwe, amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka bibahundagareho mwese kandi bibagerereho ku gihe. Iyi ni inkuru rero iri kugenda itrendinga cyane ku bitangazamakuru bitandukanye, inkuru yerekana ko mu by'ukuri habaye agahenge, habaye ibyiza bidasanzwe i Rwanda, kuba insengero zirenga 110 mu by'ukuri zakomorewe zikaba zemerewe gusengerwamo, ziyongera ku zari zihari ariko zitabashije gutangazwa umubare. Nanone kandi hari izigifunze, ariko nanone ntabwo ari ngombwa ngo tubabwire umubare w'insengero zigifunze, kuko ntabwo ari byo twateguye uyu munsi. Twaba tuje kubabwira ibihabanye n'ukuri. Rero urumva ko ibi bintu bishimishije cyane. Mu by'ukuri iyi ni inkuru nziza cyane ku bakristo, dore ko abenshi bari barakaye cyane bavuga impamvu, bibaza impamvu perezida yaba yarafunze insengero. Kandi nanone ngira ngo mu minsi yashize twababwiye uko ibiciro bihagaze mu by'ukuri mu bijyanye no gusora kw'insengero. Reka rero nabyo tubanyuriremo gatoya mbere y'uko dusoza. Hari ababa batarabashije kugira ayo mahirwe yo kumva icyegeranyo mu by'ukuri, cyangwa se amakuru twabagejejeho ubushize agaragaza uko amadini agiye kujya asora menshi n'agiye kujya asora make. Mu by'ukuri lisite uko bikurikiranye, wowe utaragize ayo mahirwe rero yo kuba wakumva ayo makuru, reka muri aka kanya tuyanyuremo gatoya mbere y'uko dusoza. Idini rero hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda rizajya risora amafaranga menshi ni idini rya Katolike, aho umuturarwanda cyangwa se umunyarwanda uri mu gihugu indani azajya asora 15%, naho umudiyasipora uri hanze y'igihugu agasora 10% ku bijyanye nyine n'amaturo yinjira buri cyumweru. Ibi byose byakozwe bigendanye n'amafaranga yinjira buri cyumweru kuri buri torero. Itorero rya Katolike akaba ari ryo ryaje ku mwanya wa mbere mu matorero azajya asora amafaranga menshi, hakurikiraho itorero rya ADPR, rikurikirwa n'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, hakurikiraho itorero ry'Abayisilamu, hakurikiraho itorero ry'Abayehova, ndetse n'andi madini menshi cyane y'inzaduka atarabashije gutangazwa mu binyamakuru. Mu by'ukuri uko niko bikurikirana. Nizere ko usobanukiwe mu by'ukuri. Niba waracitswe amakuru y'uko amadini azajya asora, uko akurikirana idini rizajya risora menshi kurusha irindi, ndizera ko usobanukiwe muri aka kanya. Mu by'ukuri no kuba insengero zafunguwe ni iby'igiciro cyane, ariko nanone hari izigifunze, ntabwo twakwirara. kandi Mpox, ubushita bw'inkende buracyari mu gihugu, bumaze kwica benshi cyane, ndetse na n'ubu hari ababucyanduye, dore ko kuri ubu tuvugana ku itariki 6 Nzeri 2024 ibihugu birenga 38 muri Afurika yose bimaze kurangwamo iki cyorezo cya Monkeypox, ubushita bw'inkende, kandi niko kigenda kivutsa ubuzima bwa benshi uko bwije n'uko bukeye, abana, abakuze, abasheshe akanguhe ndetse n'ibibondo. Iki ni icyorezo rero kibaga nta kinya, nta mpamvu yo kwirara, tugomba kukirinda. Kukirinda rero nta kundi ni ukugira isuku aho tuba, aho dutuye, ndetse n'aho tugenda. Isuku niyo nyambere kugira ngo twirinde kandi duhashe iki cyorezo cya Mpox. Niyo mpamvu rero n'insengero zikomeje gufungwa, ariko nanone inkuru nziza izindi zigafungurwa bitewe n'uko nyine zigenda zubahiriza zishyira mu bikorwa ibisabwa. Nta bindi rero ni ukugira isuku cyane. Isuku niyo ya mbere, kandi buri wese abe ijisho rya mugenzi we kugira ngo twirinde iki cyorezo, bityo igihugu kizatera imbere ndetse n'ubukungu bwiyongere. Reka nkubwire ngo rero, reka dusoreze ahangaha. Mu by'ukuri
aya makuru tuyasoreza ahangaha turi bushake andi ari buze nyuma y'aya ngaya, ntihagira izindi nsengero zikomorerwa nabyo turabibagezaho ku bwanyu, tugushimira cyane wowe wiyandikishije kuri uru rubuga, nawe uturiyandikisha nicyo gihe ngo wiyandikishe kuri uru rubuga kugira ngo nawe umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro njye ugutegura nkanakugezaho nitwa Gazi King. Reka mbashimire cyane, dukomeze ducukumbure twifashisha inyandiko, ibinyamakuru bitandukanye dusoma mu by'ukuri kugira ngo tubahe amakuru acukumbuye, amakuru y'umwimerere 5 kuri 5. Reka rero nkubwire ngo tugaruke mu makuru ari buze nyuma y'aya ngaya, reka ngushimire cyane.